Ese undi patiri cyangwa ubundi boyfriend ubundi wigeze ugeraho umukobwa arakubabaza uteta n'umukobwa basi arakubabaza kumva numva abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri, abakobwa batagira umuco bo ngo ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho hanyuma ubundi bagacaho. Ubu ngewe icumbi ndyishuraga 10, iyi ni inshuro ya 10 n'icura. Amahoro y'Imana ku bakunzi mwese bari Fative Show ndabasuje aho muhereye hose impande enye zigize igihugu, bahereye mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba n'uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali mwese ndabasuje, kandi sinirengagije n'abari impande cyangwa mu nkengero z'igihugu mwese ndabasuje, abadukurikira abari hanze y'igihugu mwese ndabasuje aho muhereye hose. Nge rero ubahagaze imbere ni Kuzuba Diana nkuko mumaze kubimenyera, ntabwo rero nje nyine nabazaniye umuntu guturuka ahantu hakure cyane, umuntu ndetse ndabizi mukimara kubona amaza gutungurwa rero kuko rero namukoye kure cyane kugira ngo nze kubamenyesha. Nabanje kumusigana ari kurya umunyenga, tugiye kumusanga hano ari kurira umunyenga. Ewana abafitiye ibintu byinshi cyane. Icyo ngusaba ni ukuba maso, kanda subscribe, ukora ngaho kuri like, ukora share, utanga comment, cyangwa se mu kimwe buretse gatoya comment uraza kwitanga mu kanya umaze kubona uko ibintu bihagaze. Twagiye tujya ku cyicungo tujya kureba umutumirwa wacu. Yewe ntago nzi ukuntu nabisobanura pe. Mwamubonye rero arimo aririra umunyenga nta kibazo yifitiye. Hanjye n'ubwa mbere ugeze kuri iki kintu? Yewe uru runtu sinzi uko narusobanura pe, ni naho narubona. Urumva bimeze bite rero kuko bari ubwa mbere ubonye uruzi narwicaramo? Rwancanze mwarugira umunyenga uruntu Abanyakigali baba barenze, uruntu rwo kuguha umunyenga hatarimo na lisansi. Bango n'ikibazo kibaye icya essence. Okay, hanyuma rero nta nubwo abantu bakuzi, ntago ngeze mvuga amazina yawe, tangira utwibwira amazina yawe. Nitwa Boyfriend Patrick, ndi umuhungu w'umuhanga ho bahunga, sinjya mpunganiga impangu mpangara murenzi impinga, sinjya mpunga muhahaga nubwo butahari nkatoye. Ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwisumwere, ntabimwira nta numwate wo kumwaza, ndi umwami utari umwana, ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe ama imwe kwitama. Nene niba ese usomye ndibundi kandi ari umwari wuriya kameramani n'abandi bose nyine bamaga imwe kwitama. Kumbe rero bantu banje ibintu nanjye bitangiye no kucanga ubu sinanabisubiramo. So hanyuma rero aratubwiye ngo yitwa Boyfriend Patrick, undi uri boyfriend wandi wa bose. Ndese abakobwa ese uri umuhungu cyangwa uri umugabo? Ntaravuga byinshi. Ndi umusore ntago ndi umuhungu. Umuhungu se ko numvaga ngo ni umuntu uba waragumiwe. Kumbe rero bantu banje icyo nzi cyo nuko ewani umusana umuntu nabazaniye guturuka kure, ubundi waturuna babwira ahantu ubundi nagukoye kugira ngo bataza kubyita nk'amagambo. Naturutse mu majyaruguru mu karere ka Burera. Mukuye i Burera ndamuzana paka ni Kigali kubera LIFA TV show cyangwa se abantu bari LIFA TV show. So rero nanjye kugira ngo bize kuryoha niyo mpamvu namuzanye mbanza no kumuhereza umunyenga nkuko muri kubibona. Hanyuma rero ni umunyabisigo, niyo mpamvu nagiye kumubazanira nk'umunyabisigo, agiye kudukorera noneho mu nganzo byanyabyo. Ndumva ngo ibigeragezo si karande ariko kuri ngewe biraranda, basi urebye kuri iyi nda hariho inda zidanduye zidagadura zirya dance, disuku ndeba nta na desa ndarandira nonyitidage, nabuze indazi narwaye n'indege kuradera, dadi yarayandishe none niye mudomo ngari buyidihe. Mpora nitangiye iritama, unyite bitama karamata nangwa se matama, Tereza wanyita umutubu nta n'amata ndata mu matama, disi utabyita kuyatamwa ahubwo Tereza aratukana, muri geto nta nagatara, kandi mwana borosisita ibingibi utabyita tara ahubwo ni turusitori.
abasani burya disi abasani uhora usanga ubisukira ubaseseramo n'abasinzi n'abasambanyi basimburana kuri simbi si ibyo gusa barasibanya basebeje masera usangiza ukarisiti y'abakristo ngo yasambanye na gasoro umusore useka nk'isi ya none nta soni uri kunsezeka mu basani risubiza urisosoye sinabasanga abasani n'abasazi baze nawe umusore w'umusani utazasengera isahani yasomagureho isosi ngo ayisigeho agasabuna ayisigira isimati ubwo uwo namusanga uri umusani surasuna basi ngo usonere bose kikositimu utayisonye nk'ikariso ya Suzana Sano ndetse na Isimbu uba wasatuye yisosora mu bisusu nk'usosora igisongo mu gisambu harya ngura umusani nanjye mbo musani harewe sha nuko mbusane na misi gisabo useka amasara gasese kuw'amaso ndetse n'isura umwe wisukura ngo mure musanga musani sigaho kuko urasingira sida cyangwa usitare kuri sani sari umusirikara gusimbukane muserera n'umusesemura kurase wisange hospitali ubwo busani budasengeye wisange busigaye busana imbaraga sanisegoraga munsi y'umusego n'amesa ewa ariko nubwo wenda birangiye uri kunsetsa hari akantu numvishemo ntabwo ndi kukibuka neza akavuga ngo ntibagire ngo iyi ni tara ahubwo ngo ni true story ese ibyo bintu bihurira hehe nyine niko mu buzima busanzwe nyine meze tu uku nguku ndeba nana desi ndarandira nunyiti dage nabuze indazi narwaye n'indege kuri adera dadi yarayandishe niye mudomo yambwiye ngari buyidihe ulala none se ngiye mfite ikibazo wenda reka mbarize n'abantu umuntu wese ikibazo yatayibaza ibi bintu ukora ni ibintu byo mu buzima busanzwe cyangwa nk'uko tubuje ngo tugiye ngo ni impano cyangwa ni akazi kawe mbese bihurira hehe n'ubuzima bwawe akenshi nyine ubundi umuntu w'umwaritiste yandika ibintu aba ari gucamo muri iyo minsi hari igihe nyine ikintu kimbaho nkahita mfata ikaramu nkakinonosora bivuze ngo wigeze kurara nta na desi ufite kandi na dadi yagutimbuye kandi ariko bimeze na n'ubu se mana yanjye iyo nese nuko bitangiye kungura hanyuma se ngo ibintu by'ukara gukubitira umudomo waraba wuhora iki none nyine ariyenza gato yo okay dada hano hose uri umenye kuko bisa kose biraguranye kwiyumvisha ko ari ibyo nyabyo cyangwa ko ari impano okay mu buzima busanzwe ubundi boyfriend Patrick ese yakuza ate kugira ngo yisange muri ibi bintu kugeza aho ubuzima bwabufataka akavuga ati nge nshaka kuzabushyira ku karubanda byagenze ute niye mpamvu yatumye uvuga uti ibintu bimbaho nshaka kuzabisangiza rubanda ubundi boyfriend ubundi ryo ni izina niswe na mama yes kwirangamana na boyfriend kabisa oye ubundi nyiga abakobwa baranziraga baranyangaga noneho nkataha ndarira nagera mu rugo mama kambaza ngo wabaye iki narangiza nyine nkamutekerereza akambwira ngo ceceka ngewe uri boyfriend wanjye bivuze ngo boyfriend ni akazina ka mama wawe ndishimye cyane pe ababyeyi ababa mama mukora ikintu nk'icyo mwakoreye umwana uturi imbere na respect kuri mwebwe pe hanyuma none byaje kurangira bite bibaye ngombwa ko ugira muri ubu buzima noneho ubundi ukuntu byaje ibingibi ni ibintu ubundi niyumvaga muto kutunyiga narabikoraga ngezeho nyine mfata sinzi ukuntu nafaye koza akavideo mbona baragakunze nuko nkomereza ko nuko nanjye nakubonye nkumva ndagukunze nkumva nzakwereka n'abandi bantu batarakubona bo kuri LIFA TV show yes nyimara kubikubwira wahise ubwira abantu bari bakuzi ariko batarakubona mu mujyi wa Kigali bwo tindaje ndetse na wahise ubiposting utwereka ko hari abantu benshi cyane biteguye kukubona ese ugiye kunukona baragutunguye abafana bawe baraje bakuguyeho ese wabigenza uti gusa byanshimisha cyane bikaze n'abantu benshi bambwiye bo muri Kigali ngo twifuza kukubona mbese byandenze ubifata ute noneho kuba bwa mbere uje muri Kigali uje kuri LIFA TV show atarembya ryazaguhamagaye atari abateka mutwe ukaza usanga icyo baguhamagare cyuje gukora urabibona ute ibi ngibi rero bise bimotivatinga
ubwo ngubwo nyine ngiye guhita nshiramo umwete noneho gurusha uwo nari mfite mbere. Kubera ko ubwo ngubwo nyine bitangiye kugera ku rwego rushimishije. none ikirenze usiga ugenda bakanakuganiriza uri no mu byicungo no kurya umunyenga, urumva ari inkuru baza no kubwira iwanyu cyangwa birarangirira hano? Ahubwo muze kumfotora n'agafoto inze kugapositinga ndi muri uru rumodoka. Iki nanga ikimodoka bakita ikicungo. Ubwo tuze no kugufata aka video uri aha ngaha uze no kugapostinga no ku giti cyawe. Byaba bishimishije pe. Nigeze kubona akantu ufite inzozi kagaragaza ko ufite n'inzozi zo kuzaba i Kigali n'ibintu byawe mba numva harimo n'inyigisho nyinshi cyane. Ese ako kantu ngo niba ngo waranze kurya ingurube hari ikintu wakatubwiraho? Wasize unguturiye umutima, ubu mu mutima harimo uruguma, ndi kumva naguha urugume, ariko nge sinkunda urugomo, ikindi sindi umugome, ariko wewe warangomeye kuba umugore w'undi mugabo, nari nzi kuzambera umugore. Ingutiya nakuguriraga zabaga ari zo muri Gabo, Gambia ndetse na Ghana, siniganaga ndi maniga ngo ngiye kugotomera akayoga, nge niguriraga yogati ngo naguturira amangati y'inzoga ukigomora. None rebe ibyo nkoreye, nagumaga mu rugo ndi kuguguna ikigori n'ubugarama nigari kuguguna ingurube ngo natazabura uko nkugurira ikigaye twagiye i Kigali koga kuri pisine. None rebe ibyo nkoreye. Ngo ubutaha ndamuka nkugaruye nzana kuyana no kuri pisine ndabikwemereye, urubyumva utanone? Yewe data we, birarenze. Ese undi Patrick cyangwa ubundi boyfriend ubundi bigeze ugeraho umukobwa arakubabaza, uteta n'umukobwa basi arakubabaza kumva numva Abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri, abakobwa batagira umuco bo ngo ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho hanyuma ubundi bagacaho. Ubu ngewe icumbi ngishuraga 10, iyi ni inshuro ya 10 n'icura, nyiri icumbi shahari kunshaka ngo muhereze icyitwa ibiceri, nta n'agaceri k'10, nyiraceri yayaciyeho arangije nawe ahita acaho. Ubu kwa Mucoma sinahaca, ni ngewe gicucu mu gace, abakobwa shahu muri abacuye. Uretse kuba meze nk'injiji na nubu ndacyari mu rujijo. Jeannette wanyita Joriji ngo ndi umujene utagira ijana, icyama nkazibonera ijuru. Hari uwo muzarira ubukaro musange yarariye amakare, abakobwa namwe abakazi abakubita kuma ku kaboko ubundi akaboko agakonyore, mubura uko mufata agakwi, mubura uko mufata n'agakwi, igihe muri mu gikoni ategeke kubukaro bwose muburuka kandi mukaburuka ari kashi, mudutegeka kubagurira kari ngo nurukundo kandi shahu utageta ari ukudukura. Abakobwa shahu muri abacuye. Yes, naramwigeze arangije nyine nanjye ankora ibyo ngibyo nyine tu akajya kuri uduceri kandi yes, uduceri twose aratujyana. Abakobwa muri abana babepe, abakobwa mukabyo bintu muri abacungumve ko mubabaza aba boyfriend bacu. Hanyuma noneho nigeze kumva n'akantu ugira inama ku basore muri cya gisigo cya mbere, kadusubiremo kugira ngo mbone naho mpera ngicyo mbikubaza. Abasani burya disa abasani ho rusango bisukira baseseramo n'abasinzi n'abasambanyi basimburana kuri simbi. Sibyo gusa barasebanya basebeje maseru ba hafi y'abakristo ngo yasambanye na Gasoro umusore useka nk'isiha, none nasonore kunseseka mu basani. Risubizo irisosoye sinabasanga abasani n'abasazi, baza umusore w'umusani utazasingira isahani yasomaguriye hisosi ngayisiga agasabona yisigira isimatu ubwo namusanga. Uri umusani surasuna basi ngo sonere bosike kositimu tayisonye nk'ikariso ya Suzana Sano ndetse na Isimbu bo wasatu yisusura mu bisuso nk'ususura igisongo mu gisambu. Harya ngo uri umusani nanjye mbo musani harewesha, nuko mbusane na misi gisabo seka amasara gasese kuwa maso ndetse n'isura umwe wisukura ngo muri musanga. Musani sigaho kukura singira sira cyangwa usitare kuri sani sari umusirikara gusimbukane muserera n'umusesemura kurase, wisange hospital ubwo busani budasengeye, wisange busigaye busana imbaraga saniseguraga munsi y'umusego na mesa. None se ubundi wakunze gukoresha ijambo umusani, ubundi umusani ni iki? Umusani nyine ni ibintu abasore bihaye nyine bose nyine ngo nabasani, bakita abasani bakajya mu mayoga. Yes, ngo ni izina ry'akabyiniro k'abasore. Yes. Hanyuma se Miss Gisabo ko araba Miss benshi cyane ko iki wahese mu Miss Gisabo? Miss Gisabo rero ubundi ubusanzwe ni umukobwa. Yes, ahora mbese asa neza pe. Mbese akwiwe ishema ry'abakobwa. Yes.
urakoze cyane. Hanyuma rero tugiye kugana ku musozo, ariko ngo tujye kugana ku musozo twasezeranye kuzagaruka na kujyana kuri piscine, none wibinyemerera bibwiye na bari abantu bari kukureba. Kamanze nanga kandi kamwe agasembuye sha karakaraswa kimwe isambu nikanasiza babe maso hawuzi iri ku musozo bayisenye gasubire hasi kimwe sori na polisi gasubire karasa amasasu mu isura nge sinagasanga naragasenza hari sinzi nuko nsenga kuko ugasanga no musinzi agasembuye nagasimba poisonous karasira yaragasomye asanga soni yarimo yoza isafuriya isahane n'isorori yabisoje baramusingiye ngo ndi umusigisura yose ayisanganiza ikibambasi ubu karasira wari umusirimu isabato yose Saturday na Sunday bimusanga muri gereza rimwe asibiye agasembuye nagasimba poisonous disa kantu soma uri minisitiri risupekiti yose kakayisahura ukisanga uri nk'uwisibo akantu soma uri kujya gusenga wagera mu rusengero cerebura ya Bruce Miruduga ita wumva ari chorus isingiza Yesu suko yitera ukayisirimba abakirisitu batitoka ukahasebera agasembuye nagasimba poisonous Isiraheli mbonye aramutse agasomye yasomana kuri stage na wa musitari nyirisonga Isiraheli uwo yaragasomye arangije kugasoma arasinda polisi iramusangira musingira arahasebera icyakora ubasigaye yarakabwiye imbiswa asigaye yisuhorera songa izisingiza Yesu agasembuye nagasimba poisonous agasembuye nikagira isura kandi gakurura imiserero iyo wagasomye urasinda mu masegonda ugahita uterera isaro ubusambanyi sayifilisi na sida bigahita bigusingira ugasamba na Dorcas nyirisonga isimagarara na siba yararamutse agasomye yakatamikasa ya kirisitofa bikabikosa muri society y'abasenga ni muzabasenga n'abasara tugasabire katubise kuko agasembuye nagasimba poisonous. Bana murabona ko anashoje neza anabagira inama zo kureka ibintu bimwe na bimwe bigaragara ko afite n'ibintu byinshi cyane azatugezaho. Rero nkuko yabitubwiye mbere yo kuza twemere ko tuzatubana igihe kinini cyangwa se igihe tumukenereye. Rero ikiganiro nakagaruka icyo ngusaba no kugira ngo ukoranga kuri subscribe ukande like utange ukora share utange na comment uko uyu muhungu uri kumubona n'amaherezo yiwe. Hanyuma reka abari we udusezera mu buryo bw'ibavuga ati ngiye boyfriend Patrick nzagaruka cyangwa bizagenda bite. Ijambo ni ryawe ngiye babwira ngo bye bye. Nzagaruka ni muntu maho. Kubera yuko Kigali nabonye hambaye wese inzu uko nayisobanura. Niyo nararamo rimwe gusa wenda nkumva uko biba bimeze nzagaruka pe abantu nk'inaha wahanga ngababwire ngo bye nzagaruka ubutaha bye nzagaruka ubutaha kandi mukwiye umuraza mwiza wiza utari umurezi utari uruzingo utari ikizibaho kuko muri beza ngewe ndabizi.